Iyi ni Gisenyi komisiyoneri nk'uko musanzwe mutumenyereye. Ubu tuvugana turi mu murenge wa Nyamyumba, akagari ka Rubona, umudugudu n'uwa Kabuye Kera. Turi mu butaka bwiza cyane, twongere tuvuge ngo mu butaka bwiza cyane. Ubutaka duhagazemo buri mirometero 5 uturutse mu mujyi wa Gisenyi, tukaba duhagaze muri kano kagari ka Rubona. Parcelle nziza cyane ifite view y'ikivu, mwitegereje hepfo gatoya cyane murabona ku mazi. Aya mazi ari hepfo ahangaha murabona ko hari ibikorwa remezo byiza kandi by'ubukerarugendo. Mwitegereje murabona ikiyaga aricyo Kivu, ariko hirya gato hakabaho n'amahoteli bita za La Palme, tukagera za Rabera, tukagera Inzuroji na za Galaxy Hotel. Ubwo tugarutse tubesheje ahangaha rero, twongere tubibutse ko nta yindi company, turabereka imbibi zaho muhereye uko nari mpagaze nuko mureba bagenzi bacu bahagaze. Ubu turi mu mbibi z'ubutaka. Ubutaka n'ushora imari, uduhamagare kuri nimero 0788 53269 cyangwa uduhamagare kuri mutungo. Uyu mutungo rero usanzwe ufite ubutaka buhagaze ku gaciro k'amafaranga make turi buze kubabwira, ariko tukaba duhagaze mu buso bwa 750. Ubu buso rero ku mafaranga make yawe ufite, waza ugashora imari ahangaha ugaturana n'abandi nk'uko ikirere bakikwereka, ntacyo bigutwaye. Ubwo dukomeje tugumya kubereka uko kino kibanza gihagaze, murabona uko abagabo barimo bazamuka uko ari 2 barazamuka mu mbibi z'ikibanza. Noneho iki kibanza cyo kubwira ngo ni kinini, ubyemera yuko ari kinini cyane. Kubw'iyo mpamvu rero murabona aho uyu mugabo wambaye umupira mwiza wa Arsenal aho ahagaze, iki akaba ahagaze mu mbibi z'ikibanza aricyo cyambere kuko hari ibyangombwa 2. Noneho mugenzi we urabona aho bari kumwe, we akomeje kuzamuka, reka nawe agende ahagarare mu mbibi z'icyo kibanza cya 2. Noneho muri uko ikibanza giteye, twongere tubibutse neza, uri umuswahili, uri umunyarwanda, uri umunyamahanga, umudiaspora nibwo tukunze kubivuga, utugana wese naduhamagare kuri 0788 562 Mubwiyo mpamvu rero nkuko tukomeje kubabwira ngo iyi ni Gisenyi komisiyoneri, ugahamagara kuri 0788 387 noneho ukabona uwo mutungo uko uhagaze. Iki kizu cyo kirimo urabona ko nicyo gusenywa ntacyo kimaze, ariko muri byose ushora imari ahangaha, haba mu masaziro, haba kuza gushora umutungo wawe kugira ngo ubone ucuruza amapartema cyangwa si hotel. Yego ubuso ni butoya bwa hoteli, ariko ushaka kubaka apartema murumva ko ubuso bwa 700 waza ukashyiraho ibikorwa bigize ute byawe wifuza. Nkuko twakomeje kubasobanurira, dore ubutaka aho bufungiye aho uriya mugabo ageze, iriya ni imbibi za nyuma. Murabona iyo twatangiriye naho dusozereje ku kibanza ari kinini cyane. Tuyoboke rero tukubwire ngo ufite miliyoni zawe 70, waza ukavugana na nyir'ubutaka mukaganira, ashobora no kukugabanyiriza mukagera no ku mafaranga ashoboka bitewe nuko waje. Icya mbere ni ubushake, icya kabiri tuguhuza na nyir'ubwite mukavugana, kandi ibiganiro byacu tuba tubabwira biba biri kuko uvuhura na nyir'ubwite mukavugana mukaganira, ahasigaye mwakumvikana mukagura. Duhamagare rero bungenge, duhamagare ntacyo wikanga, duhamagare ntacyo wishisha, kugira ngo tuguhuze na nyiri uyu mutungo. Kandi twongera tukwibutse ngo iyi ni company ikorera i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Duturuka Rubavu ku mupaka munini, tugakora muri ako karere, tukagenda tukagera Karongi. Ushaka ikibanza cyose ku mazi watubaza amakuru, tugwereza amakuru, ndetse icyo wifuza cyose kijyanye n'ubutaka turahari ku bwanyu, kugira ngo tubafashe kubagezaho imitungo myiza yizewe kandi ishimishije ku biciro byiza cyane. Twongera tubisubiremo ngo turabakunda kandi turabishimiye. Yemwe abakongomani mudukurikira, mjambo kabisa, mutufate kwa makini, kila kitu kiko bie. Antuka
Tunashukuru Mungu, nanyi tunawashukuru abadukurikiranye mwese. Amahoro y'Imana abane namwe. Ukeneye ikibanza ku mazi, nyabuna ukaba ushaka gushora imari yawe hano i Rubavu, ngwino tugutambagize umutungo mwiza ushoraho amafaranga yawe make meza cyane cyane, kuko muri kano gace uhereye kuri miliyoni 25 ukazamuka kugera kuri miliyoni 500 ndetse na miliyari. Twaguha ubutaka bwiza buri ku mazi, biterwa n'ibikorwa ushaka gutegura. Hari ukuba ushaka gutura mu nzu yawe bwite, hari ukuba ushaka ufite projet ya apartment, hari gushobora ufite projet yo kubaka amahoteli. Gahunda yo waba ufite yose, ingano y'ubutaka wakenera twayiguhereza, kuko ubwo butaka bwose buri hano mu karere ka Rubavu, kandi turabufite mu karere ka Karongi, akarere ka Rutsiro ndetse na Nyamasheke. Uko wadukenera turongeye turagarutse nanone nkuko twababwiye. Iyi ni Gisenyi Commissionaire company imwe rukumbi ikorera mu karere ka Rubavu, ibagezaho umutungo w'ibibanza. Twongere tubasuhuze kandi vraiment turabakunda kandi turabishimiye cyane. Nkuko muri kutubona uko duhagaze aha muri aya mashusho, turi abagabo batatu ndetse na cameraman wa kane, twagiraga ngo tubereke uyu mutungo ureba amazi. Udukeneye agare kuri 0788 562 38 053 cyangwa duhamagare 0788 74 27 079. Yego, hakurya ni Kongo, ureba Kongo yose, nuko hakurya ukareba inganda, amahoteli arimo La Parume, Rabera, Inzuroji n'izindi. Iyi company rero udushaka kugira ngo tubone, uduhamagara kuri 0788 562 ukaba ubonye company. Dukomeza kongera ugahamagara kuri 0788 47 38 053.